ndiba nje gusemba nje ase wagerageje kanyu njyewe ntago nakumva nta mwanya mfite wo kukumva genda mva imbere ugusiga ufite abandi biba kwishyura inzu bamaze usiga incinyo wajyaga he najyaga usiga ubu teta wanje siga afite undi wabye sinje wavuga na nyiri inzu njya kuze sureba karimo arigira ibingibi dide sureba si ibintu bigenza gute mwa abantu arimo aranyirukana gutya inzu ni nasubiye werari ntago mushake wanje nagenda abro manzi misi nitondo bonza warakubiswe basanze umugaburire yabihashye banze umugaburire basu nabone ko nabona ko anafite n'inzara basi mugaburire ibiryo yahashye kari cyo kibazo Yes, reka nizere ko mumeze neza mwe muherere mu mpande z'isi zigiye zitandukanye nkuko bisanzwe muri kumwe na Intwari Didier canke unyite homboka yahombye nyina nyamuneka uyu munsi ushobora kuba utameze neza ako wihangane ejo bizagenda neza niko Imana yagiye ibipanga nyamuneka nimba hari icyo Imana yaguhaye ntukijajare kandi ntukishime ntukagire usuzugura kuko ejo ntawo imvura itagwira uyu munsi ashobora kuba ari mu buzima bubi ejo Imana ikamuhindurira amateka akaba ari mu buzima bwiza uyu munsi reka nihanganishe abantu cyane baba bari mu bitaro reka nihanganishe abantu baba bari muri gereza reka nihanganishe abantu baba bahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye nabo ngabo na abantu nk'abandi Imana nayo ibagira iki ibarabire ukuntu yabatunganiriza ikabahereza nabo koroherwa reka maze suhuze abantu muherereye mu gihugu cy'u Rwanda cyane abantu muherereye mu majyepfo mu majyaruguru mu mujyi wa Kigali murabe ingenzi cyane reka nsuhuze abantu batuye mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika reka nsuhuze abantu batuye muri Australia mu Bushinwa mbese n'ahantu hagiye hatandukanye cyane abantu b'ingenzi ngomba kuvuga n'abantu bagiye batera commentaire baduha ibitekerezo reka nsuhuze Sala uruwingenzi reka nsuhuze Christine uruwingenzi reka nsuhuze kuri Georgette uri umuntu w'ingenzi reka nsuhuze Moise na uri umuntu w'ingenzi mbese n'abandi tutabashije kuvuga mwese murabe ingenzi namwe tuzabavuga ubutaha niko tuba dushaka ngo ducimbure vuba tubagira icyo tugiranye kuri tele Breze reka tubanze tumuhe ikaze abanze anabasuhuze umeze neza meze fresh ndashima Imana amakuru yawe amakuru wanjye fresh ni fresh bigenda nubwo ibintu uko twayiruka cyagiye byarangiye kuri ariko umuntu abagize akavuga ati reka njye gusemba bazi ndebe ko ibintu byagenda fresh akomeze neza ndashima Imana kabisa ndashima Imana n'abantu bakenya uyu munsi ukaba wateye intambwe ukavuga ati je nakoze amakosa ngiye gusaba imbabazi urumva Imana urumva ukuntu byagiye byagenze umugore byarangiye kuri kandi urumva umugore aba ari umugore mukuru ukumva mu mateta urumva mfite umupeti wanjye witwa Teta dufitanye umwana so ntago byari kuba bigaragara neza iyo nkomeza ngira gutya nyine ngakomeza nkabyitira iyo ngiyo sinjye kugira ngo nseye n'imbabazi mubwire yuko naramukunda mani mwibutse ko mukunda so niyo mpamvu naguhamagaye nyine na hano hafi tugiye kuhagera none se ukumva ko ufise amahirwe menshi yuko ushobora gusabirwa imbabazi guhabwa imbabazi yuko ukuntu bawisubiyeho ntekereza ko no muri biranditse iyo ukosheje ugasemba imbabazi ubwo ugomba kubabarirwa ndagenda ngerageze niba yifuza ko twakomeza nyuma narahindutse dukomeze tubane nyine urumva inzu nanjye wayishyuraga ukaba ubona umugore mwari mu bana wa wundi twagusangaho wowe ubuzima bwe bwestaye gute bupanze gute ubu bigeze bigana he uriya ni kumwe mamuhuza kuri gusa nagura wari umugore wanjye nuko mwansanze turi kumwenda kuri ariko naga ari umugore wanjye ntabwo biba byoroshe uyu munsi ukabona ko wakoze amakosa reka tubone tubigire ibintu tugenda tuganiraho buke Breze uyu munsi uhawe amahirwe yo kongera kugira iki kwitwa umugabo mu rugo ni ikihe kintu ugiye gukora cyagasha urumva umugore abagukumbuye n'abana kandi ufite kwita kuri famille ariko nekeza ko turakumburanye kandi kuba narakosheje nta muntu wandimira hitaka ni ibintu bisanzwe ko umuntu wamufata ariko guca inyuma ikibi nuko utakwemera icyaha kandi njyewe narahindutse nubwo njya mbona comment z'abantu ngo praise ibiki n'ibiki njyewe narahindutse mari ntago wahindutse gute kandi hari abantu basara na ba Georgette bavuze ngo niko wabaye ngo wirirwa mu bagore ngo karara mu bagore n'ubundi hari umuntu wanga abagore se wowe wanga abagore hari abagore ntagomba jewe abagore ndabanga okay je nkunda bampa ibitekerezo sinkunda bo ndarana nabo
uvuze abo turana se abagore bose bari mu gihugu cyangwa bari no hanze y'igihugu ndaburana na bose nawe nose abugenda muri mu busambanyi nta busambanyi nje mfite umugore umwe nta wundi abandi bose ubuzambura uwo twagusanzeho ubwo abandi uzamburana nabo ni indayo ni indaya zawe wigira indaya mu buzima busanzwe kandi nawe ukunda indaya ibyo bintu niwo byivugiye ngiye nkubwiye ko ibintu bimeze yaboneka niba mudukurikiranye hari ukuntu muba mukubona ibiganiro byacu mukanko kubivugaho icyo ibitekerezo muze muvuga ibitekerezo aho twakosheje twese dufise umunwa turabana b'abantu twese turabana b'abantu bureka tubanza ubundi abantu b'ingenzi tubanza kubwira ibyo tugiye gukora naba ngaba nibo baduhana ibitekerezo abangaba nibo baduha ibitekerezo ubwo na twese tugiye turabana batoye ari cyo wenda cyangwa urakuze gusa nyene n'ukuranya ubusa ubushingira kugeze ushingira kuki ubu niba uri umugabo ugenda mu bandi bagore ugata umugore n'abana mu nzu uko ngubona uko tubakiye ubusa gute naramutaye se urabizi neza ko namutaye ase ugiye gusaba imbabazi warakoze ikira erega umugore erega gucinya umugore nta kibazo buriya ikibi nuko wagenda biremewe muri Bibiliya nuko wagenda none se ni basarumura kareka ntugacuma kera muri biramani bavuga ibyo bari bafite abagore benshi reka mane taguhanira hano hantu banzi kunkubitire hasi ikize nta kintu yangira uzikurwa twakumana kuntu ari bibi hoya ngiye ngubwiye ko none se basarumura ntabwo bari bafite abagore benshi akoda abantu muje nta Bibiliya nzi ikintu nzi kugira abagore nta kibazo benshi ikintu nzi ndakivuze mugabo je ikintu nzi cyane ni ikintu cyitwa nk'akabrushete agafiriti ko buntu ndazi kubuvuga cyane nyaboneka umuntu ambwiye ngo uzanyogoshesha nimero yanje ni 07837393 namaze kubisoza uzonkorera icyo ushaka basigaye bakogoshesha basigaye banyogoshesha rega je ndumwana atoranije mu Bisirayeli n'urusatsi rubi kabisa reka ndabizi kuri hagararaho tubanze tugende dukora ibyo dukora wenda nabwo ngo kugira ngo umpamagare umwanzuro mukuru wawe nuwahe mani nyine nje ikintu naguhamagare nagira ngo nje gusaba umugore wanjye imbabazi urumva muri iyi minsi ntabwo byari bimeze neza so nagira ngo ngende kubera ko n'ubundi niwe wamunteje ngende mwisabira imbabazi kawizeye ko izo mbabazi ari buziguhereze cyane buri umuntu mwabyanye cyangwa umugore wawe agomba kukumva ko wameze kose hama duhe nkino minsi kuntu umubanye na wa mugore wundi twagusangaho ibyo ntabwo biba ari ngombwa genda tugende dusinsaba imbabazi birangire nese ukumva jewe ko nkiri umwana muto ukumva jewe ko nagusabira imbabazi koko genda zisabira naje je ukabunyitwaje nkana nje urumva mani we ukuntu byagenze ibintu byose ni wabiteye ibintu byose ntabwo byari biri hanze yego wazanye umuntu wakuhamagaye uravuga ngo ndashaka gusaba imbabazi n'abanyarwanda bose bambone nshaka gusaba imbabazi ibintu bikarangira abantu mweje rero ntabwo umuntu hatari ntambwe nk'iyi ngiyi ngo ndeke kwimufasha mwibuza ngo reka tujye kuvuga byinshi tuka tugenda kamera ntari biti tugende ntari biti kumenga ufite ubwoba musaza nta by'ubwoba mani musaza uri kuratitira pe kane wabyikoreye gutitira mani nitezwa n'iki se iki kintu yumva bisubirize wenda ntabwo kuva cyagiye ntabwo marasubira guhamagarana nawe namuhamagaye mumbona ntabwo ari kwifata arambwira ngo nzajye kumureba nyine ndavuga no kinari nzashaka umwanya nze nkurebe ubwo rero ntabwo nari kujya gutyo gusa nashaka kugenda mu musimbabazi bo bikanarangira tugakomeza tukibana neza riga n'ubundi umugore wanjye urumva umugore aba ari umugore mukuru kuba waransanganye n'icoreke niko bazita Cameraman numva ko tujye muri gahunda yo kugira iki yo gusaba imbabazi wewe ikintu bibanze mu nkorereho reka urabizi ko bimaze imisi baratubujije gushiramwe abantu tutahanye gahunda reka dushimwe abajije kuja muri kamera gusa ibi nabyo reka tukuyeho kamera kugira ngo dushice aho tugomba gusabira imbabazi dushireho kamera aruko imbabazi tugiye kuzisaba sivyo none se hari ikintu jewe ntabanzi neza wenda n'ikizere ntafise ukuntu turi buturikira umuntu utamuhamagaye ngo ugiye gusaba imbabazi ibyo ni ibintu bisanzwe ariko si wanje sinsanzwe mu singani tuwahageze Zonu wawe jibishoboka ndabishoboka ndabivuga bitari bushoboke ntabwo ndi bishoboke cameraman reka tubanze turabeka atabantu ari ngo mu gipangu turavu kamera abantu babandi tazaguha mama nawe nyene mba mbona ko ni hehe se none se kumenga ufise ubwoba musaza reka jana nabwo ndi buvwanirira awa mwiriwe neza umwana kari bushera Rarabe neza. Ushaka kunyara hose. Buraza bakuvura. Ese none se ugurura mwana. Kokate. Yo.
ntungira umuntu ko ndi mu kazi cyangwa kuri kamera se cyangwa ari mu dusigaye irimo uravuga mwana nisho Nisi musaza Odi nakubwiye ko ofisi ubwo Odi isi umwana uyu mwana w'inzobe no wawe ako se mwana abana bose b'igihugu uko uyu mwana n'uwawe rata uyu musore uramuzi hano uyu nguyu kuri kuramutinya musaza je ni mutinya ndase abantu bose bageze neza ubwo wasoje tukavugana se muzemeze bitese soka tuvugana ni sawa makuru y'imisi bebe none shize twaraganiriye tugera tudasoje ikiganiro ubu ngubu ndashaka tubanze tuganira amakuru y'imisi hano ni amahoro sinimvye ko kuvise kana k'inzobe nk'aka ngaka ndagafite kazi no guteka uyu aje gukora iki aje gukora iki hanga ngo ngo banze muramutse hubwo imbere yo kumubanza kumubaza banze namuramutse banze muramukanye urebe bite byawe oya genda ndeba ibintu bishyizeho ese wamenye nabifite kwe koko ikize ntabwo warafite ibintu bingana gutyo bre nenda nongere ese binaje tubaje n'ubundi tubaje ntasanga ari dayimoni by'iwabo ni ukuri birashoboka ese ushaje kuba nanesha umwanya reka nigendere wagerageje ukanyuma bre turwane ibyo ushaka ibyo bibo byo kurwana mali ibyo bibo narabirenze kare ndiba nje gusembaza nje ase wagerageje ukanyuma wagerageje ukanyuma njyewe ntabwo nakumva nta mwanya mfite wo kukumva genda mva imbere ubusigaye ufite abandi biba kwishyura inzu wamaze usigaye unca inyuma wajyaga he najyaga he usigaye ubu teta wanjye sigaye afite undi dadi wamaze wajyaga he ariko ni mu nyumba mu ntwara wajyaga he se bre avete kuri ninja brag cyari ibintu mba mu mubaze nawe yajyaga he arinda ajya kubahuza usigaye ufite undi mugore umugabo ingoke usigaye ufite undi mugabo mu matiti cyave nabwira oya ibyo ngibyo gushwana ntibyakabe by'ingenzi ahubwo ngani mwanzuro muvuge ngo ndakubabariye mugabo tugiye kujya kwa muganga tukipimisha ntabwo katanzana ukatangwa ruguzana umva nkubwira munyamakuru kugira ngo twe no guta umwanya ntabwo umutima wanjye witeguye kubabarira Blaise ntabwo umutima wawe witeguye kubabarira Blaise ukumva ko muzabana gute mutababarirana ntabwo mbishaka no ntabwo mbishaka ahubwo mwereke ku ntebe wagerageje ukanyuma reka nigendere kwisengera muri kuri ese ubu ngubu wavugiye gusenga ibiki koko wabugiye gusenga ibiki koko se wagerageje ukanyuma oya bre nesugutse reka nigendere ese maturage urose nkubaza wenda Blaise we bugiye je twigane mu matete ndaje sinsizo we bugiye wese atakombereye nawe nshaka Blaise mu rugo rwanjye urumva katagushaka bareka tugakemura bino bibazo bre ntabwo wagerageje ukanyuma ako mu matete ako rero ntibyakabaye ngombwa gufata umugabo wawe uzi ko mwaryamanye ushaka no kumufata umugabo muziranye birenze ntabwo agomba gufatwa nk'uko nguko tuziranye birenze abadamu bari ngahanye bajya byabe tugenda turi kumukwe ko wagiye kubikorana n'abandi ukasiga genda ese aha ni iwanjye genda usanga wa mukobwa wa wundi nugusigaye unsori wanjye iwawe hehe aha se warahuze sebure kwa mwengo no uhishura bwo ngo se uhishura nuwishyura abana ishuri genda bre genda singa nureba kari kuvuga ubu ngubu wabye sinjye wavuga na nyiri inzu njya kuze sureba kari marigira ibingibi dide mwongera muvugana nta kibazo sureba si ibintu bigenza gute mwa abantu arimo aranyirukana gutya inzu ni njye wishyura inzu sinjye wishyura nyenda onyene Blaise reka gahinda kawe bre kubera wowe ese ninga gahinda katuma utatanga imbabazi ubu se ideba ukuntu aje asa nese ndasagwe gusa nabi ndasa nabi imyenda wajyanye myiza y'abapapa iri wayishyize he bre wambaye isengero y'umugore ese unambaye ubusa yes zikaba mbere kumwe ngo nizabagorera n'izindi mugore ariko se usigaye mbona mu bandi bagore imana oya je tuje gusanga izo bituzanye ukaza ritanganiza amakuru ukaza kubaneza uduhamagara ntaduhamagaye twizeye ntaduhamagaye ko twakemura bino bibazo genda hana yanje ibi bintu se ndabigenza gutera ndamira mu rugo singushaka genda none se kandi ejo bundi buzamumamagara nta kibazo tugende sohoka ese wagerageje sohoka ariko genda nta bantu ese uko kumva ko kagiye hehe nta mbabazi utanze nasubiraho yavuye nasubiraho yarari ntabwo mushake wanjye nagenda abure banze imisi nitonde banza warakubiswe basi banze umugaburire
ibyo bihari yabihashye eh yabihashye banze umugabo basi nabone ko nabona ko anafite nyine n'inzara se basi ndamugaburira ibiryo yahashye kari cyo kibazo Ngejeje kanya. ibyo nako gushaka waramba Basi reka mubwire. Reka mvuga. ngaho mfukama reka genda Nese ubwo reka none se urabaho. sha wambabariye koko bre turwane eh ese ubwo ngo jewe nimba yanse kunyumva neze yarambabaje rwose ese aho utakwihanura ngo uvuge ngo uyu munsi ngo oya eh nakubwiye ko umutima jya utiteguye kubabarira Ariko bureze none se reka kuba nakosa yenda narakosheje sibyo. ndabyumva Ariko basi wagejeje ntago nzi ibikuzanye ngewe rwose kuba twarabyaranye twarabanye neza ntago mbishaka none ufise n'umwana azubwenge aho ntugahindura urugi ese ubona ko agiye he mwe n'umwanya nimba adafise uko nyine nasubire handi yarari none se araza gukora iki araza gukora iki koko urashaka gukomeza kumbabaza ukambihiriza umutima ngewe kubera iki se genda nk'abantu mwe jewe n'ibintu byose numva ko nabikemura bino ntabwo ngushaka basi mfukama upfukamira iki basi ngo mutita wambone nantesha umwanya reka njye kwisengera basi none se ushaka nza reka njye gukinga inzu yanjye nigendera ariko zamuka genda ese guhanyumvishe oya basi mutita wambone genda basi reka njyewe ntupfukamira nakunda yesu we ahubwo mwanya aca n'inkoni ahubwo byo mbona byo mu mateta byonye genda tutarwana mvira mu rugo ese je ndamusaba imbabazi mwana ko atari umugore wanje none se wagejeje uka abantu ese numva bino bintu ko nabikemura ntabwo ngushaka genda mvira mu rugo eh namvire mu rugo simushaka bro uzi ikintu wakora mwana niyo wakwigendera uri no kunesha uko namushaka guteza abajura bikaba ikibazo genda tuzahura ubutaha mabatita avenda kubwira mu mateta genda tuzahura ubutaha ariko ntago niteguye kubabarira kubera amakosa yawe nawe uzi genda bre subira kwa wa mukobwa handi nagusanze ihute none se biriya bintu wabikoreye iki biriya byo bayi nagira ngo mubibone mumenye Breze wari we wa wundi wiyorobekaga akigira umwana mwiza mumenye ububi bwe none rero sinkimushaka rwose mumbabarire ku buryo uyu munsi nta kibazo ubona byateza Breze mutakiri kumwe n'ubundi ntacyo mbaye ntacyo baye yego ariko n'ubundi namugira imbabazi ntacyo waba muze tuze niba yego wenda ushobora kuba twaje turabana gusuka munanye nanje ndi umwana uko nanje ntabwo ndagira mu rwego nk'ugwanyu ubwo nanje ntabwo ndubakana sinzi ibyabubakanye kuntu bigenda ariko mba numva ko umuntu yateye intambwe agasaba imbabazi ko aba yisubiyeho kandi aba yaremeye ko yakosheje nuramuka wubatse urugo uzabimenya uzabimenya ibyiza byo mu rugo n'ibibi byo mu rugo nugira umuntu mubana mutareranwe mutavukanye mukaza mugahora gutyo mukabana mugakundana mukabana uzagenda umenya ibyiza byo mu rugo n'ibibi byo mu rugo gusa iby'ingwe ntiwamenya ibyo ari byo Breze buriya hari igihe kizagera nyubwo nkamubabarira ntago mbizi ariko ndababaye umutima wanjye urababaye ntago mushaka ese ukumva ko amasengesho usenga agiye kukumarira iki kandi wumva ko umutima ukiboshwe ngiye gusenga nyine kugira ngo numve wenda ko naruhuka gusa numve ko wenda hari na mubabarira ariko ntago ari none ahangaha haje gutya turutse hariya sinzi havuye hehe ngo mubabarire ntago bibaho ntago rero ukuntu yaje asa ukuntu buriya ari umugabo mwiza kandi uracyari mwiza ntabwo arahinduka ntago akiri mwiza ndabona yarahindutse yabaye nk'ikirara ntago ari cyane nawe hari undi mugabo wizeye mu minsi mugiye kuzabana wenda atari Breze ariko ndacyari na mutoya handa cyari muto nibwo butinde namushaka nta kibazo namushaka ariko ubu ntago ndisaba kubera ibikomere bya Breze bigenda bimbabaza kandi nta nubwo navuga ngo ndishoboye gushaka umugabo nimba itekereza sinzi igisubizo nziha icyo gihe ntekereza gushaka undi mugabo ntago nzi igisubizo ngewe nziha ko numva warakaye nararakaye cyane uzi kuba umugabo mwari mubanye igihe kinini yarangiza agacaho akagenda nta mpamvu izwi nta kintu mupfuye ese nta makuru y'abamukobwa wenda wari bari kumwe ufise mwino minsi wenda waturusha jewe amakuru nzi nuko numva ngo baramwirukanye ariko ntago nabihamya ko sinigeze nsubirayo kuva cyagiye twajyayo Yesu numva ari ikintu nahindura kabisa sinumva ikintu kinahindura aho gusa nizere ko wenda amasengesho ugiye gusenga hari ikintu ari butange ni nk'ayo magambo abiri waza kumbwira nkaza kumubwira basi Breze umubwire ko namukundaga ariko ubu ntarishoboye kumubabarira nibiba ngombwa kuko Imana nsenga ikamwumvira
nzamubabarira kuko ni papa w'abana n'abana baramukeneye bahora bambaza ngo papa bahehe ariko giye kubera ukuntu yambabaje guhuza nawe byangora cyane karacyariyo yego gakunda urumva ko wa mugani ngaho yaciye ngo ntago bya kinyarwanda sinarenza aho sinavugira hejuru ngo ndagenda yego nta mpamvu wenda we niwigendere ugarura urugi rwawe ugendera kwisengera ngiye gusenga murakoze Imana ibamugisha namwe mugize neza kabisa sawa mwabantu mwe mwige ndimo ndaganiza mwotagera ubwo haragira imbabazi kandi uko mufitanye abantu oya uko nguko aje bitunga washakaze gute washakaza oya buriya hari ukuntu nagaruka wenda agasanga nanjye niteguye nkuko kaje nkamubona nkabona ko afite icyo gitekerezo cyo kuza gusaba imbabazi buriya azasanga nanjye nabitekerejeho mvuga nti Bureze nkwiye kumubabarira kuko twabanye kandi neza buriya nagaruka ashobora kumubabarira simbizi ngiye gusenga mwabantu mwe jewe rero ibyo renje kureba ngo nje gukemura nigeze ngo gakemura imiryango ahubwo jewe ndigateranya imiryango mwino Miss Jeda ndabona imwe ngo ndigakemura imiryango nimba abantu banyize ngo ngiye gukemura ibintu sindabikemure ubwo ngomba ndi umuntu nyabaki oya ntiwicire urubanza cyane ko utazi ibyaduseranyije byatumye agenda nanjye ntabyo nzi mu by'ukuri yajyaga agenda avuga ko agiye mu kazi akigira hahandi naho uzi wabonye gusa ndababaye cyane kuba baramwirukanye akaba ameze kuriya Yesu we kandi ubundi naramwitagaho gahinda ntikica akagira mubi ni ibisanzwe umuntu arababara nyine ariko nta kundi wabigenza nta kundi pe nta kundi nanjye narababaye nk'umudamu we birababaza cyane kubona umugabo wawe asigaye aba adafite ahaba agenda gutya ku musozi utamenya ngo aba hehe arara hehe ibintu nk'ibyo ntabyoroshe reka nizere ko twabanye neza ubwo jewe ndagiye nganinize Bureze n'uyu mubyeyi ndabizi ko muzamfasha muzanyandikira ibitekerezo nzamuganiriza nawe ko wasanga ntazi kuganiriza wenda bubatse muga muzanyandikira bamwe byo no mubyeyi mungine nabyo nabwira Bureze reka nizere ko mudukurikiranye umwanya ku mwanya uko ngubwo ikiganiro nakagaruka ciao ciao mubyeyi musigara amahoro yego urakoze cyane sawa sawa